Bimaze bite sha? Ko wawiganyira niki? Ntako bimeze nta kuntu bimeze. Ntako bimeze gute? None usarire. Reka nkubwire. Iri zuba riraza kumara. Naye kwiyogoshesha yabuze. What? Naye kwiyogoshesha. Mbabona ubwanwa bwakwereyeho. Bwanyereho dore wagenda bworoye. Ajya ndi ihene wagenda bworoye. Sageze gute sha? Amafaranga yarabuze nta mikorere ntaki. Wumve ngo iminsi 3 nyimaze ntaki. None waje gukora iki no mujyi? Nimba hakuna ni utashe. Iyo utashe waje gukora iki hano? Oya. Umujyi nzawusaziramo nzawugumamo. Usaziremo tuzaguhamba hano dore. Nta kibazo. Mwamama ariko mukampamba mu mujyi. None ngo niki cyaba? Ndi bakazukora byagenze gute? Baranyirukanye. Ngo kugira amanyanga. Yaye manyangaza. Yaye manyangaga ubwo ko none umuntu akazi keza akazana muri umunawe washaka kumusimbuza ngo wowe. Ndakugusimbuza ndabizi kugira amanyanga. Amanyangu nziho naye. Umuntu ugwa mayifata wavuga ati ngo akwirukane ntacyo wakoze. Nta kintu gene nakoze no kuri kamera. Siniba. Niba irikoti naba naryibye. Urumva? Siniba. Nta yandi manyanga. Ndabizi kuragira se n'irikoti gusa unyambura. Uhonyambura nibiri imbere byose. Kago ngiye niba nje nago nibwo ni kwa kudi nyine bakire bamara kumera neza bakona twe dukenye ariko bakatwikorera. None ho kugira ubyumve. Kinagiye kuri bagenzi b'abakire uwo mukire nakoreraga bakanyima akazi yaragiye aranteranya ngura mwana ngo nimuzamu akazi bigeraho abakire bose hano muri quartier nje ko mbazi kubazi none nose bagwaye akazi we bagwaye akazi nje akazi njewe none ndahumiye gashira nje njana akazi ufite akazi so jewe ndobizi ko nzangora ndi umukomisiyoneri ahubwo mbwire ngo kurangira akazi hari mu boss warambwiye ngo keneye umukozi uzakora ku rupango nje nzakora Kwari fakwa bisha amafaranga. None se ndakubwiye ngo uje gukora kubusa. Sinkubwiye ngo uje gukora kubusa. Kinda kubwira ngo ni umubose dore atuye hari ahijya. Akeneye hano hirya hano imbere kuri. Ahanga hari rurira rupango rutukura. Kabisa. Akeneye umukozi uzocunga ku rupango. Kandi byo ndabishoboye. Zozo nimba uzozumwogereza n'imodoka niki ndamuhamagara tuvuga nje nabikora. Ritari nduzongoza isoni. Nago nje nabikora. Amafaranga yose atanga. Erega nanje biba bimbabaje kubona ubwanwa bwabo. Ikibazo wabandika muhamagara ukamubaza niba ku kazi kagihari ushobora gusanga aragatanze. Ukaba uri kunyiziza ibitangaza kandi nje ndi komisiyoneri bava nkubwira ibintu bihari. Erega biba bimbabaje kukubona ubwanwa bwabo kwerira. Waba nkoreye. Kandi yo nimba mubona. Skwaje imikwabo ya leta banjyana. Ariko aho kugira ngo ngira kanwa k'ipasi banyerera hamagara umukire nyine twumve ikinavuga hamagara umukire twumve ikinavuga no bireka kinajya gushakira kandi maroko ukwantu kimwe cya kabiri nzanye nyiko kinajya gushakira kandi komisiyo ndago urabona asa ko mbaye mbana ndanireza ariko komisiyo menye ba amafaranga Kakombri sowanisa. Oui. Yego. Bimeze bite data? None ngo kakazi karacyahari hari umuhungu narimbonye hano mu ikarite tubana. Yarambwiye ngo yobikora ari wambwiye cyagiga ngo ushakira ngo umuhungu uzoza gukorera ku muryango. Nako ngubwira ngo turi kumwe turahagararanye. Ego nimba uri muhira ukunari imbere y'inzu nari mpushite n'ubundi niwe narinje kureba duhise duhurira hano sawa turaje reka turaje data turaje oya ndamwizeye turavugana ngeza tugende cyane mwiriwe muze mwiriwe reka zare dute muze kadago yo noneho uyu muhungu urukarumwinuye wa mugabo si urwumwe nawe nuko noneho ko afite umunwa muremurera oyaye wihangane data habino se ino twaje ino haragoye data cyangwa yagasona oyaye ndazana nta nubwo nk'inzoga kuzana umuntu muzima jewe nizeye kubera ko wari wambwiye gahunda urambwira ngo ushakire umuntu uzoza gucungira hano ku rupango nabonye n'imodoka yari iri hariya hanze tuzi ko iracafuye nayibonye yacafuye ndavuga ati nari nje gucya nyine kukureba kugira ngo tuganire
noneho mbura n'uyu muhungu n'uyu wacu n'uwo hano mu quartier noneho arambwira ati ubuzima nawe bwaranze ndabwira ati nje mfite umukire wo guheza akazi nimba uzi ko ugashobora ntusaka ndagashoboye akazi kabisa ndagashoboye none uyu nguyu wagize ubute bwo gusokoza umusatsi wiwe azabona umwanya wo kuvomera iwe ari hano amaso ureba uzavomera igazo muze nzabikora ngiye ibintu byose nibirenze ibyo ndabishobora zose uzabikora uzamesa imyenda ibintu byose ngenda ndabishobora uzakingurira imodoka saa 5 ntashe isaha yari yose mba ndi maso nongeye sindyama arahandi hantu bigeze ukora harahandi no muri quartier hano kwa rutungisha havirike tungisha yasazana murumuna wiwe we cece kabanza yasazana murumuna wiwe yasazana murumuna none jewe narikoga nihutaga nguyu ndamuguhaye kwa kundi wari wa mundumi reka jewe ngende narengezana kwa Sematungo bazana kwa Sematungo hari udufaranga twiwe na bana kibazo wadusiga turumvikana boss rero nguyu wa muhungu ndamugushikirije date twari wana ubwo ngubwo mwe musigare mwumvikana wana kibazo urakoze cyane n'umuhungu nizeye cyane n'umwana mwiza ikinyabupfura cyo nibyo niyo yakora amakosa uzambwira no kuri kw'Imana jewe ndahari yakoze amakosa nzamufunga no kuri kw'Imana uzambira umugozi makosa ndani namakosa boss namakora na yego boss witwa nde none twanyakse usanzwe uva sange mvaye ubahende waje uva muri quartier nimwe muzamwe imyenda hano muri no quartier je mfata abayiba ahubwo fata abayiba je ncunga ukayishikiriza abanyirayo yego ko nambona ufite amaso arangamyera n'ubukene byose uzumwa akamogi oya aga supermarché akayoga amazi gusa byarenga nkanywa n'icyayi none kutasokoje iyo misatsi n'ubukene muze wabuze igisokozo wese kutasokoje iki ndi kubwira nyine imisatsi yanjye iba myiza imeze gutya ariko nanone n'ubukene ariko uteye ubwoba uteye amakenga kugira ngo sibyo byiza se buzwe kuyanga ibisambo nye bitera ubwoba ibyo byiza kugira ibisambo nye bitera ubwoba yego ibintu bimeze uko uriya musore wakuzanye inshuti yanje turaziranye yego boss nukuvuga ngo hano ngo guheza akazi murakoze cyane boss nukuvuga makeya ibikorwa byinshi amajambo makeya ibikorwa byinshi uzavomera igazo uzoza imodoka uzakubura hano ku mbuga hose hase neza imyenda uzamesa kumanwa nagiye ku kazi usigara uteka ariko boss tutararengaho musore anzana yambwiye ko nje kumuzamu ntiyambwiye ko nje kumukozi wo mu rugo byose uzabikora musu muzamu atekera abantu none se umuzamu wahangayitse wago ukeniye azakora byose bose rero uzamemba menshi uzamemba ngahise ku kwezi nushaka ngaha ku kwezi ajya 1,100 ngo ajya 1,100 kandi ngo ndakugabanyirije nyine kuri umuntu wanjye na kuri umuntu w'umuntu wanjye kuri umuntu n'inshiti yanjye nawe 1,100 naje ukora muri ministere ndabyo ndonka ngo 1,100 muze reka nkubwire niba bataguye 1,100 muri ministere iyo ministere yivemo nuzo umuzamu nkatwe nzi ko numva dukorera amafaranga gusukurira nganga suwani nawe bumuzamu warutungisha yaguhembaga ngaha 10,000 aha wongeyeho irindi 0,100 ariko urumva ko akazi kiyongereye boss dukureho akahe none dukureho guteka gukoropa koza imodoka kumesa dusigaze gucunga izamu umva usigaranye gucunga izamu rega boss gucunga oya nyine nitwihute boss njewe amafaranga ndayakeneye akazi ndagakeneye ngiye ikintu cyose wambwira nagikora ariko nanone nawe izo 30 harimo kuvomera gazo iminsi yose mu gitondo saa 11 bugico hakiri imbeho uzivomera izuba ryaseza zuma chaka biruzoza imodoka uyikingurire injira isohoka nibyo byonyine rindira ukubure hano ku mbuga umese n'imyenda ngo ukuremo icyo guteka wanza akazi mvire mu rugo bose wakuyemo se no koza imodoka no saza njana imodoka ukazicafuye mfite umukozi w'umuzamu bose nyine washaka undi uzagiyoza fata umuzamu ushake n'undi uzazuyoza cyane saza niyogereza imodoka hari ayo mafaranga ngo hanaye ikirero akose boss wenda nzakugaburira nzaguha icyumba aho uzozurara aho uzozuruhukira naho nzahishuza nzakwishuza ariko boss wenda tuba abantu bakuru sibyo tuba abantu bakuru twumvikane ishyire mu kimbo cyanjye wowe ugiye ugakora ibyo bintu aya mafaranga wayemera reka kunyegera subira inyuma
ngaho reba ndi umwana wawe ari nk'umwana ugiye kwaka akazi ayo mafaranga wayamuhaye wayemera yahora akorera 10 ukamwongeraho 20 umva ntayemera ibyo bihumbi 10 nabikuraga za 2011 ubu harenze imyaka 10 n'ingaye muzehe nose ukumva nakomeza nyakora utagira n'igisokozo cyo gusokoza umusatsi muzesha aya mafaranga niba utayongera nakigendera pe genda ndayafata urayafata yego okay genda utore umukubuzo dore urugo ukuntu rusa kubure woza imodoka mukandi kanyange wazatangira ejo oya utangira nonaha nta kibazo ariko nyine nyuma yuko zabyiga wowe wayongera ukoze neza nzabyongera oya gukora neza ko nzakora neza kandi discipline irakenewe discipline nicyo kintu cya mbere utagize discipline nicyo kintu cya mbere uzanafunga discipline wacane icyo gipa uramwana rekanze meze bite none ibintu ni sawa kabisa mwaje ryari twashyize ejo nimugoroba none ko mutari mwa telefone twashyize turushe network amatelefone yazimye mashobora kwinjira mu rugo kwa boss nk'abajura narabahaye amafaranga imitayi yanje gana kurya nti mumbwire ko mwashitse ibintu nabatumye biri ibintu biri mu nzira ushobora gushika ejo murashobora gushika imbere y'imizigo ngira ngo imizigo nishika mbere oya hari imodoka y'imizigo nyine batubwiye tuzoshikisha nk'ubu bidashitse naho anti byoreka ko biba byizewe biba byanditseho adresse kandi nyine iyo company transporta ibizana ni company kabisa yizewe nta kintu gishobora gutakara habe n'isindano ntiyotakara okay none bimeze bite ku isoko ibintu ni sawa ariko abakonkira kabisa a competitors bicabaye ikibazo cyane tubona yuko wenda marchandise zoza zigatinda gusohoka none twokora iki ugira isoke vuba no gushaka kundu tanga amabonus cyangwa tukakora icyo bita reduction urabibona tukagabanya noneho igiciro kugira ngo turonke aba customer care benshi sawa amafaranga yose nabahaye mwara yakoresheje amafaranga yose twarakoresheje ko hasigaye miliyoni 10 izo miliyoni 10 ndazikeneye kuri konte zirare kuri konte murazifite hano cyangwa mwaraziri waziri muhira bose ntutwize ntuzishobora kwibura hasigaye mugende mwigisoko mumenye tuza tugura ibintu bimara ibyumweru 2 cyumweru kimwe bishira musubirayo kubera niko gucuruza titwoshobora gukorera muri manka cyangwa tuza tuzana ibintu bimara amezi 6 bitabego aya no gukora uko dushoboye byanarimba twarya amenyo abakonkira tugakora ikintu twashaka tugaca no mu kuzimu kugira ngo turebe ko twoganya isoko bano bakiriya bose bizokunda twoneza dukibuzimu ariko bizokunda nyine no gukora ico dushoboye cyose kugira ngo bose tumuteze imbere natera imbere ni fier natwe bizotubera fier kwa twamukoreye neza natwe tuzohaboneraho ico bita umutsima ariko nyine gusa natwe twashakaga nyine ngo turebe yuko tungaga abagore n'abana bari muri vacances abana baraje urumva ko natwe tukeneye amafaranga make kugira ngo turebe okay birumvikana muvuye mu ruzinduko mwari mwazindutse kurangura wewe muri iyo miliyoni 10 zasigaye ukureho 2 nawe ukureho 2 umugende mukenure mu mago yanyu hasigaye ejo nakazi rimwe muzotangira ibikorwa muzotangira imirimo murakoze mumpamagarira wa muzamu wanjaze hari ibyo mutuma tuzobona nejo ku mugoroba sawa Nyakso ngo hano cangaha Expose waramutse uvuye ku mwimyotsi nga nanyuze nuko nayinjiye hano hirya gato none iyo minezero uzanye ni yiki what Expose uragira ngo mvuge nabi ibyo twumvikanye biri heno uko ntana kimwe akoze byose ndabikora musara umuntu wibana muri uru rugo hari umuntu wiba igipangu y'imyanda n'ibi bicafu n'ibyo kutakubuye bose nyine nabyibagiwe bibaza gukubura cyanciye urumva hari akamace hari amace
boss ari ari match reba imodoka ukundisa boss ko Man yakinaga na Man City iyo derby umva iyo derby wari kureba Man City udasize utunganyije ibintu byo mu rugo nyine nari kuza nkahita cyangwa ngo ukubise byanci ntabwo bizongera ni bwa nyuma boss ejo ntiwakoropye mu uyu munsi naho ntiwakubuye tiwogeje imodoka ngiye kuja ku kazi n'imodoka ndwaye ducurane boss ndwaye amafiriti njani imodoka isa cyo kazi urabibona se ukira ariko nahita mbikora boss nahita mbikora abantu bose bazo bafunze amaso ubwira ntambuke cyangwa ngo ukubite n'icukeni boss oya nuko fukama boss niba byanciyo nako fukama cyangwa akazi karangire none ahanga Man City boss iradiri boss kuntu bikomeye none kutasokoje imisatsi twavuganye gute uracafite ubukene boss amafaranga wampembye nese nyoreza mu kicu mu cyaro none kutambwe ngo ngwezande yo kwisokoza urasiga okay ubu nyine guhera ubu nyine akazi kararangiye haguruka boss eko wambaye haguruka Man City mu rugo njani imodoka isuma nese ubu boss wenda wanyirukana ngiye nta kibazo umuryango wanjye uzagira iki boss uzashaka ahandi sinabana n'intumva basa nzakore boss ngomba barambye aya matwi yawe uko atumva none boss wagize ikigongwe kwera kigongwe iminsi yose kigongwe ese boss kwibagirwa ntibibaho wowe ntujya wibagirwa se ukibaga imirimo yose yakuzanye ako boss bazana kwibagiwe inshuro imwe katakwe urumva utaba ega ngize iminsi nkubabarira urazi iminsi gize ukora amakosa mu rugo ngojya n'uyu munsi kabisa wapi nta mbabazi zakize imbabazi za reserve na risigaranye nazikunguse zose akundi boss vira mu rugo kuri murigira gutya ubundi ibintu ufite wowe urabivuga wowe wabanje gukora akazi wowe wabanje kuba umuzamu ugira ngo ntago nkuzi wowe hariya ko ari defense ntago wakoraga ikiyede ntago nkuzi ndakuzi wowe ndakuzi barakunsobanuriye utazagira ngo nta nubwo tuba tubaza numara gufata amafaranga mugatangira kwiyemera ku bantu kwiyemera ku bantu sinakwembe neza akazi karangiye kugira ngo inozo yarameze ntago ukome igipfunsi akazi karangiye ntago ukimeye boss turarwana ugira ngo arimejeje hano yarimejeje nta amafaranga atavuye mu buhemu bwawe se atavuye mu misoro wanyereje wowe kugira ngo ntago tukuzi ntago turi twumva amagambo yawe ngiye mutamaje imisoro wanyereje bayikurisha wabaye Rwanda Revenue bayikurisha wowe Rwanda Revenue umuturage n'ijisho rya leta urumva njye nagutanga amakuru boss wowe utagira ngo tutarinze no kuvuga guvira mu rugo imbere ngenje nkafata ikibiriti nkatumwambi kuri imodoka niyashya ibyo bintu gwiyemera imbere n'agashatsi kakumiye ku mutwe imbere n'uruda rwuzuye mu tubenzi boss ngewe nauntuka nindugututse ugeze naho untuka kombe boss ndarwana boss ugeze naho untuka boss kandi boss ugeze naho untuka uyu muntu wamunyijera kandi boss ugeze naho untuka kandi boss hamagare polisi ngewe nzuye ndayisenye boss hamagare polisi se ahubwo niwe nahamagara polisi woranyereza imisoro ya leta wowe turatanga imisoro y'ubaka igihugu wowe ukayinyereza ukeka ko tutakuzi rero ukeka ko tutakuzi nyirukana ndetse ngenda mutamazi ayo matabi uza kumwera aha ngaha tabi ni wowe urimo